Mbega ubwicanyi bubereye hano mu karere ka Kayonza birababaje kandi biteye n'agahinda ibibereye muri kano karere ka Kayonza. Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero twihuse dutangire n'iyi nkuru yacu y'akababaro y'umugabo witwa Sebugendo Jean Dodier wari utuye mu kagari ka Kirehe mu mudugudu wa Nyabiyenzi mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza. Rero haravuga inkuru iteye agahinda kandi ibabaje y'uyu mugabo rero wafashe abasore babiri barimo baramusambanyiriza umugore, agize ati agiye kubarwanya, noneho ibyo bamukoreye biteye agahinda n'umubabaro. Bahise bamufata baramukubita, bakimara kumukubita noneho biza kuza kumuviramo n'urupfu. Rero nguko byatangiye, uyu mugabo ndetse n'umugore wiwe ngo bagiye mu kabari ngo kunywa agacupa, none ubwo bari barimo baranywa agacupa bari bari kumwe na bagenzi babo b'abagabo. Noneho rero uyu mugabo n'umugore we baza gutaha, uyu musaza ahita agenda araryama, noneho uyu mugore wiwe azana abo bagabo babiri bari barimo barasangira bajya mu nzu. Noneho ubwo bari bari mu nzu rero bashaka gusambanya uwo mugore wiwe, maze uyu mugabo abyumvise agiye kureba ibyo bamukoreye birababaje kandi biteye n'agahinda n'umubabaro mwinshi cyane. Rero umva icyo abaturage batangaje ku byerekeranye n'uru rupfu rwabereye hano mu mudugudu wa Nyabiyenzi, ndetse n'icyo inzego z'ubuyobozi nazo zaba zaratangaje. Byinshi rero uraje ubikurikire aka kanya. Umva rero icyo abaturage batangaje batuye muri uyu mudugudu. Navuye ku santare saa moya mbasiga ku rondo n'umudamu ari kunywa inzoga, ndaza ngeze hano ndaryama, bigeze saa tanu hafi na 50 hafi saa sita giye kumva numva umudamu wanjye arambwira ati kwa Serugendo bari gusakuza intambara bari kugwana. Narabyutse nkigera hanze nsanga umuhungu bita niyo nizera afite isuka yamushize hasi, arimo agenda amuhuragura isuka kwita agafunga. Nanjye nk'umuntu wari wageze bwo bwa mbere n'ukuntu yagwanishaga isuka, nanjye nagize ubwoba ninigena nabe nanjye rayenkubita. Naragiye negera uwo musaza ndamukomanga, nabaze Serugendo umeze ute? Ati nge Serugendo rwose, ati umugabo yanyishe, ati umutwe yawe umenaguye, ati mavu yaziciye. Subira inyuma nk'umuntu ushaka kwiyara kugira ngo mfate uwo mungu ufite isuka njye nyine wari uhari. Mugezeho ndamubwiye ni uyu musaza kwa muteye we ukaba wamugeze kucya wamuhoye iki? Ati nanjye bankubise vida bamena umutwe. Ati umutwe bakubise bahwana bakubise ni arahanyereka. Mita mfata isuka turagwana kugeza ubwo ndushije imbaraga. Arambwira ati ndekureza isuka nyijyane ntabwo nongera kumukubita. Mara kwirekuza umuhungu yaragiye, mbo isuka arayihisha, ameje kuyihisha aragaruka azana yafite. Umuntu waje hansanga bwa mbere narabwineruza no muntu tumushire mu nzu tumukore mu mbeho. Mita mubwine genda ushaka umudugudu na mutekano bashaka indironda ahantu yerekeye baze tumujyane kwa muganga. Nibwo mudugudu yatabaye na mutekano n'irondo bashaka muto baramujyana. Mu gitondo cyawo twumvishe inkuru umusaza napfuye, nibwo twaje dushakisha umungu na minota 5 tutamubonye turamufata. Ikintu mirwana aho yahereye uwo musaza azamuka yari yahoranye nabo bahungu kwirondo hamwe n'umugore we. None ni Kaberege, uwo bamwita Kabere gatuye hano, undi n'umuhungu wa Mukakarori niyo nizera. Noneho arangije barazamukana bageze hano, umusaza we yari yisindiye ahita atemba ajya mu nzu ajya kuryama. Noneho wa mugore babahungu nabo baraza bamusanga hano, barangije bavuga ngo rero twatashe n'ubundi ngo tubare badufunze, bahako ngo mureke tujye kuzana inzoga kwirondo, noneho tuze tugira ute ngo tube turanywera hano. Umwe rero asigara aho ngaho ahita yinjirana mu nzu n'uwo mugore, yinjiranye mu nzu n'uwo mugore wo musaza. Noneho arangije ubwo ngubwo ajya mu byo nyine, wa wundi wagiye kuzana inzoga nawe araza, amaze kuza nyine yinjiye mu nzu, arangije ajya bo bajya gusambana, undi bamutumye iki inzoga kwirondo. Noneho avuyeyo abageze aho ngaho, umugore arabwira ngo umaze kurangiza kunsambanya, ntabwo yasohoka utanyishuye amafaranga twagize ute twavuganye.
ubwo rero undi umugore yamufungiranyije mu nzu, umusaza ari mu kindi cyumba hano ukora kwa imiryango ibiri. Noneho umusaza nawe yumva bari kurwanira hehe mu nzu, nibwo yabyutse ari kuvuga ngo mbese mu rukundo rwanjye mwabaswa nyine nawe yakanyweye none mushaka icyano mu rugo. Akimara gusohoka rero bahita bamwaduka gutyo bamukubita gutyo. Umugore rero nawe abonye bikaze ahita afungura wa muhungu akugira ngo areke na musaza yinjire mu nzu, aragenda nawe yifungiranya hehe muri yanzu wa musaza yararimo. Ubwo umusaza ahera hanze bamuhondagurira aho ngaho gutyo. Bari bagiye kumusambanya ari babiri. Nabo mu bigaragara ibyo bapfuye nawe yaraje asanga babirimo yamufungiranyije, amubwiye ngo nawe ngo bigenza gutyo ngo amuhe, undi rero arabyanga, byanze rero bahita bagwana gutyo. Umusaza rero nawe yumva havuyitsemo akaduruvaya, mu gusohoka rero bahita bamufata gutyo bamukubita. Icyabaye imbarutse nuko bagiye kumusambanya ari babiri, noneho bo bakaburana ubwumvikane muri bo. Noneho umwe wari winjiye mu nzu amaze gusambana akabura amafaranga yo kwishura, noneho yayabura agahita abwira mugenzi we wari uvuye kuzana inzoga aho ngaho ngo nayamuguze, akamubwira ngo kugira nyaguhe ngo wakenze nanjye nimanza nagira ute nakurongora. Noneho undi wa mugore uri mu nzu akavuga ngo niwe gusa twavuganye, ntabwo biho twabivuganyemo, bahita bagwana gutyo. Muzehe nyine arakanguka aravuga ngo abantu bari kutonganira iwanjye gutya gute, nyine umuntu uriwe ntabwo yabura gucunga umutekano wiwe. Agisohoka rero bamukuriye mu nzu ngo bamukubita, nsohoka rero twasanze bari kumuhondagurira hariya, ariko inanaro yari yavuye aho ngaho. Bamwishe nabi, bamukubise inuza isukira pfumura muno mu mbavu, bakubita ugafata agafungo cy'isuku gakubita muno hagatoboka bikagera n'iryamara agasohoka hanze. Iyi nkuru ibabaje kandi iteye agahinda yumvikanye hano mu karere ka Kayonza, yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kirehe witwa Habimana Aphrodis, aho yavuze ko ayo makuru bayamenye nk'ubuyobozi, ndetse ko ubu ngubu bamaze guta muri yombi abagabo batatu bose bakekwaho ubwo bwicanyi bwakorewe kuri uwo nyakwigendera. Rero kandi uyu umuyobozi kandi yakomeje agira inama abaturage ati niba ufitanye ikibazo na mugenzi wawe gana inzego z'ubuyobozi ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye kugira ngo nyine zibafashe kubunga noneho ikibazo mufitanye na mugenzi wawe mubashe kuba mwagikemura, ubundi musubire mu buzima busanzwe. Byinshi rero tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru y'akababaro kandi iteye agahinda, tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye.